bwanjye. Haleluya. Imana yerekanye abantu batabishaka, irandokora, irandengera. Iyi Mana nzayikomeraho kumunera mukaba ndihuta. Yaramfashe aribaza n'ubundi ngo uyu nateze kuzabaho. Amama arajyana ashyinguye muri cya kinogo antaramo neza. Arasengera arigendera. Amaze kugenda guhera uwo munsi nahise nkira. Nongeye kuza nje gutanga ubuhamya bwaho Imana yankuye. Yesu nashimwe. Bura nubona umuntu akorera Imana haraho bituruka. Nubona umuntu akorera Imana haraho bituruka. Yesu nashimwe. Bampaye iminota 10 ubwo ndarezima muri make. Ndarezima rwose 10 ndayubaheza nanjye ndabishoboye. Ubwo ndavuga 9 umusigaremo. Niko bimeze. Haleluya. Amazina nayababwiye ni Patrick Nduwayo nkuko mwabyumvishe. Navukiye mu karere ka Gisagara. Naho ni mu ntara y'Amajyepfo. Ni akarere gatangira igihugu cy'u Burundi. 2016 umuryango wanjye waje kwimuka. Ubu batuye i Gatsibo, aho ni mu Burasirazuba, aho bita mu Mutara mujya muhumva. Njyewe ntuye cyangwa se mba i Kamonyi. Mvugira ngo ni Imana yabikoze. Hanyuma mu mavuka yanjye ndashimira Imana yahabaye. Ndashimira Imana yabaye ku buzima bwa mama na papa. Nanjye kandi inkomeraho kugira ngo uyu munsi mbe ndi guhamya izina ryayo. Yesu nashimwe. Kugira ngo uyu munsi mbe ndi guhamya izina ryayo ni Imana yabikoze, si umwana w'umuntu wabikoze. Yesu nashimwe. Njyewe namaze imyaka 2 n'amezi 3 mu nda ya mama. Papa na mama bashakanye bombi ari abana. Papa afite 18, mama ya 17. Papa na mama ni umwaka umwe wonyine ucamo, ubundi bose barangana. Mama akira gusema inda yanjye, umurozi yayimurogeyeho aramuzinga. Kuzinga murabizi mwese. Umurozi yaramuzinze. Biremera mba mu nda ya mama imyaka ingahe? 2 n'amezi 3. Umuryango wanjye mama uramuca uramwirukana. Bavuga ngo ntabyara. Yesu nashimwe. Mama wanjye aremera arasenya. Asubira iwabo. Kubera gikomeye cyane ntabyara kandi kumva batwite ntibabizi. Ageze iwabo yamaziyo amezi 6 nabwo atari yabyara. Ni imyaka 2 n'amezi 9 biruzura. Ndashimira Imana wahabaye. Haleluya. Ndashimira Imana wahabaye. Ndashimira Imana yarengeye mama wayikomeye abashe cyane. Iyo ngiye kubivuga mbura ahantu mbihera, ubwo umutima wanjye nkumvugiza ikiniga nkabura uko mvuga nuko mbigenza. Mama wanjye yahuye n'ibikomere utabasha kumva. Kubona umuntu w'umubyeyi, umugore, umukobwa ukiri n'umwana, ukiri umwana atari yanakura ashaka umugabo, agasama inda yibereye mu nda, umuryango we ntiwemereye ko uwo mugabo atwite. Aho ngo wowe wanyine mubyara genda turagusenze mu izina rya Yesu. Haleluya. Imyaka 2 n'amezi 9 bigeze, mu kwezi kugira 10 Imana iriyubahisha. None mama wanjye abona inda ye yaje mbere. Abona inda yaje mbere. Noneho uwari mama we ariwe mukecuru ubyara mama. Batese kubavuze ngo ntubyara, umaze amezi 7 ahangaha, ninde uguteye inda? Wayikuye hehe? Tubwira wayikuye hehe? Mama ngo burya yari irimo.
ahubwo nibo batari babizi. Bahamagara papa aza gucyura umugore, asaba imbabazi umuryango, imiryango irahura isabana imbabazi. Mama wanjye arataha. Mbabwiza ukuri, mu kwezi kwa 11 nibwo Imana yiyerekanye. Uyu muntu mureba hano aravuka. Nibwo Imana yasatuye ibitare, nibwo Imana yakoze umurimo ukomeye cyane, nibwo Imana yiyerekanye. Uyu muntu mureba hano aravuka, amaze imyaka 2 n'amezi 11 mu nda ya mama we. Hanyuma ngiye kuvuka, ntago navutse ndi umuntu muzima. Navutse mpima ikiro kimwe n'amagarama 100. Ikiro kimwe n'amagarama 100. Reka mbabwize ukuri, aya ni amateka umuryango wanjye ujya umbwira. Baracyari abana, ni ifura yabo njyewe. Nje ndi ifura yabo. Bajya babimbwira, bakabimbwira byose ku murongo. Na mama agiye mu bwatese, mama waje tugatemberana ngo ivuga ubutumwa ajya kubivuga, akajya kubyivugira. Nje mbivuga nabi, byinshi simbivuga. Wabivuga n'ubu ngo waje hano yabivuga neza ku murongo ko byagenze. Ngiye kuvuka mvukana ikiro kimwe n'amagarama 100. Mba muri kuveze amezi 3. Muri hangana pe, ndumva biri butinde. Tugiye gutaha, wa murozi yari yasinye ngo ntibazigere barera umwana w'imfura. Amenya ko Nosiyata yacuye uruhinja ruzima. Muri iyo minsi mama yari yarahinze. Wacu hari inzira y'ibyo kurya. Bombi batandukanye, umwari wa undi ari iwabo, nta guhinga. Wa murozi yumvishe Nosiyata yazi mwana muzima, agiye mu murima w'ibishimba by'ibitonore. Atonora ibishimba byuzuza ikibo. Aza gusura Nosiyata. Ageze ku muryango aramusuhuza ati mbese mwiriwe? Mama ati mwiriwe, ndabasuye, karibu. Mama wanjye wonye ikiba ku mutwe, ati uyu munsi inzara ndayitsinze, ndi burye byanga byakunda. Ajya kwakira umushyitsi. Uyu muntu mureba hangana ari njyanye muri saro. Mama wanjye ajya kubika ibintu byabika mu cyumba hariya hirya. Wa murozi arangije, abonye mama agiye mu cyumba kubika ibishyimbo, apfunyura ku gitenge cye ibyo yaraze kuyicisha burundu, asigira ku munwa. Amaze kubisiga ku munwa, mama wanjye araza aranyosa, bijyamo mu nda neza, amasura akayimanura mu nda neza. Reka nihute. Ndashimira Imana yabaye ku buzima bwanjye. Haleluya. Imana yerekanye abantu batabishaka, irandokora, irandengera. Iyi Mana nzayikomeraho haba hehe na hose. Iyi Mana nzayamamaza. Haleluya. Mama maze kunyosa, muri uwo mwanya ndarabirana. Wa muntu akiri aho ngaho, Nosiyata, uyu mwana arwaye, tumujyane kwa muganga, kuko yarazi icyo yaramaze gukora. Baramujyana, ibintu biranga. Umunsi wa mbere urashira. Mbabwire ngo aya marozi yararwaye imyaka 8. Njye nagize imyaka 8, pima ibiro 7. Yesu nashimwe. Nagize imyaka 8, pima ibiro bingahe? 7. Hanyuma mbabwire amateka ya mama yahuye nayo mu buzima. Mama wanjye yahuye n'ubuzima buri buteye ubwoba.
umuryango wanjye urakena, bari barashakanye bamuze bategura amategura, bayakura bayagurisha kugira ngo uyu muntu mureba hano abeho, ariko biranga amafaranga ntiyankiza. Papa wanjye akora akazi ka buri munsi mu gitondo, ajya gushaka ibiti mu ishyamba yo kugira ngo amvure, ibintu biranga neza neza. Mama wanjye ubwe yari afite akazi ka buri gitondo ko kubyuka antekera umuti amanywa, ntabwo wagiraga umunwa, oya. Bamaga imiti muri serenge murayizi, agafata serenge agakurura umuti, yarangiza akawucisha mu kibuno. Niko ngira mpaga imiti mu rugo. Igihe kimwe papa wanjye ajya gushaka umuti nanone ahantu baramurangiye, saa 8 z'ijoro ageze mu nzira, hari ahantu n'ubu ngubu uwo mugabo acyahatuye bamwita Reveriyana, abacyahatuye aho Gisagara. Ni umukire ukomeye cyane, yari yaraye imbwa 50, zimwe ziri mu gipangu, zindi ziri hanze. Za mbwa ziri hanze zibonye papa zigira ngo ni umujura, ziramusanga neza, zimukubita hasi, imbwa zimuvanamo inzara 3. Nabugingo n'ubu papa nta nzara zo ku maguru afite 3 zavuyemo. Ndashimira Imana ko zitamuriye ngo zimumare. Ndashimira Imana ko imbwa zitisha papa kubera ubuzima bwanjye. Wayikomeye amashyi none cyane. Iryo joro papa bagiye, ageze mu ishyamba azana umuti. Mama wanjye aranyina, amaze kunyina umuti nkaho agiye mu nda, nje nkumugarura mu kanwa wose kuba kabaye. Ndamunera arihangana, mama wanjye arabyihanganira, umuti nawe umuneye mu kanwa. Papa wanjye yagiye gupagasa, yagiye mu kiraka mu nshuro y'isuka. Mu gikari hari ikinogo, n'ubu ngubu kiracyahari, nagiteyemo insina ya Nyamunyu. Bizaba ikimenyetso cy'uko icyo kinogo Imana yandengeye. Yesu nashimwe. Hari ikinogo kirekire cyane, barataburiyemo icyondo cyo guhoma inzu. Mama wanjye maze kumunera atekereza ubuzima bwe wabo bari abakire, yibaza ahantu yashatse biramucanga. Mu rugo iwacu bari barakennye, amategura baravanye basakaza ibyatsi, amafaranga nayo. Mama wanjye abandi babyeyi bamwinuka, baramuhariye ivomo, amayira, imigina, ibintu by'abayombi. Reba iwacu hari igipimo n'ubu ngubu kiracyahari, cyafagaho imegeri. Abantu benshi bakaza kwica imegeri kuri uwo mugina. Umunsi umwe imegeri zirapfa, baza kwica imegeri. Babonye mama nawe agiye kwica imegeri, bose barirukanka ngo Dinosi yatayaje n'amasazi ye, ntabwo twazica n'ari amasazi. Bose baragenda, asira ku mugina wenyine, ararira nawe ataha ntiyazishe. Imegeri ziborera ku mugina. Ibarabyihanganira, maze kumunera mu kanwa ndihuta. Yaramfashe aribaza, n'ubundi ngo uyu nateze kuzabaho. Mama arajyana anshyingura muri cya kinogo, antaramo neza, azana isuka, ari imitaka, aza kurenzaho ku muntu muzima. Ntabwo yamotoye, ntabwo yankubise, we yashyize mu kinogo hariya ndi muzima ndeba n'amaso yanjye, mfite imyaka 7. Mukecuru wanjye abarahageze, amaze kuhajya ati Yenosiya adati Karame, umwana ari ye, genda umurebe mu kinogo niho namutaye. Mukecuru ubwe ashaje cyane, afite ubumuga, yacitse umugongo, agenda ku kabando gutya yunamye. Haraza asanga mu kinogo, mukecuru akabanda agasira hasi,
yuruka mu kinogo yaje kunkuramo umukecuru ubwe kandi ari umusaza umukecuru ushaje cyane ugenda wunamye araza mvana mu kinogo arantahana iwe mu rugo aranyoza amaze kunyoza afera igitenge arangije afata matera afata isahani isafuriya n'ibase nguwo ku rusengero kwa ADEPR mukecuru wanjye ari mu ADEPR mukecuru bya papa ari mu ADEPR aragenda yegera pasiteri rero nakwinginze ntiza urufunguzo nibere mu rusengero nzahava uyu mwana akuze abaye muzima cyangwa se apfuye menye ngo abaye muzima cyangwa apfuye nk'uyu murambo cyangwa nk'uyu muntu muzima. Pasiteri amuha urufunguzo aba acumbika mu byumba by'amasengesho nyine byo ku rusengero, umuntu wese ushobojwe ahageze akansengera bikanga. Twabaye ku rusengero umwaka n'amezi 3. Hari umukecuru waje batazana turutse aza ku rusengero ari Imana imutumye ndi kwihuta, aza ku rusengero kwa ADEPR abawonje Imana yannye hano ku rusengero. Hari umuntu w'umukecuru umaze umwaka n'amezi 3 mubwiye ngo mu kibazo cyawe Imana irakureba, igihe umaze mu kibazo Imana irakizi. Senga Imana wihangane kandi ukomere, Imana izagutabara. Mukecuru arasengera arigendera, amaze kugenda guhera uwo munsi nahise nkira. Guhera uwo munsi nahise mba umuntu muzima. Turataha ngiye nagize imyaka 10 mpema ibiro 9 ntangiye kwiga mu mbere primaire yatangiye mfite ibiro 9 ntabasha kugenda ngenda umuyaga wahuha nanjye nkagendana nawo, ntabasha kugenda. Mubyara wanjye ubwe ahabwa akazi, yari afite igare, fata intebe ya sheze ayihambiriye ku igare akanya gucundi mwindi muri sheze hariya, akanya kicaza ku ntebe y'ishuri nkaza kongera kuyivaho ari uko aje kuncyura ntabasha kugenda. Ndashimira Imana yasibye iyo mva bwa mbere. Yesu nashimwe. Ndashimira Imana iyo niyo mva ya mbere Imana yasibye ku buzima bwanjye. Indi mva Imana yasibye ku buzima bwanjye ndibuka igihe kimwe naje kuba mu buzima bwo gusabiriza, njye narasabirije. Narasabirije mu gishanga cy'ibijumba bya Nkunamo, Nyagahuru niko hano hitwa, ni muhazi ariko abahazi muhibuke. Inkunamo narasabirije ibijumba, nagize inzara y'umwaka wose sabiriza ibijumba, nagafuka mu gitondo nkabyuka kare saa 9 z'ijoro nkajya Inkunamo. Ni ahantu ugenda amasaha 5 kuva mu rugo gucika kuri iki gishanga. Saa 9 nanga mbyutse, saa 2 nkaba ndiyo nkasabiriza ibijumba. Igihe kimwe kiragera abantu baramaze kumpaga babango uyu muntu y'ibijumba buri munsi arabigurisha, none tumugira umugambi nkajya ngenda mbere yo kumpa nkabanza nkapakira imigozi yabo bakuye ibijumba nkayigeza mu rugo nkayigaburira inka zabo. Ibijumba bakuye nkabyikorera nkabigeza mu rugo iwabo, bakama ikijumba kimwe cyonyine ntakirenze, ikijumba iki kimwe cyonyine ntakirenze. Nakorera abantu nka 5 nkatana ibijumba 5 nkataha. Hari igihe cy'imvura yari yaguye, iraguye nyinshi cyane, ndi mu gishanga nikoye umuganda w'imigozi myinshi cyane, ntandagira ahantu nzi ngo ndasimbutse mfite njabuka ngende. Ahantu hanagiye harimo icyobo njyewe ntabizi, ndamanukamo neza imigozi irantwikira, mburundengera. Aho hantu nayo ngiye gupfa byarangiye neza, n'umwuka wanjye waheze. Sinzi ukuntu nagize gutya mbona ibyono birabiragiye
biragiye noneho ndangije fata igifunzo nkicundaho gutya mbona nazamutse aho hantu mpava uko nguko. Iyo ni imva ya kabiri Imana yasibye ku buzima bwanjye. Hanyuma igihe kimwe rero ndi kwihuta sinavuze neza byose, buriya yavuze ko yagiye umwanya urambuye mbona yavuze nkemereye ku murongo, ndimo ndihuta byinshi nabirenzeho nagiye. Aho naboneye Imana kushobora byose, aho naboneye ko Imana itabara, Yesu nashimwe. Nagiye gusengera ikanyarira 2015, ngiye gusenga umuntu w'Imana arambwira ngo amarira warize, ibikomere ufite by'umuryango wawe uhereye kuri uyu munsi biribagiranye, uhereye kuri uyu munsi aca ubutsinzi bw'Imana. Ndavuga atari uyu muntu yavangiwe, ndasenga Imana haza undi, none undi arambwira ngo wowe wapinze umwuka w'Imana wakujeho bwa mbere. Imana irambwira ngo ibyo yakubwiye, kandi ntibari baziranye mu by'ukuri, ntabwo bari baziranye. Ibyo yakubwiye Imana niyo bivuze irabikomeje. Guhera kuri uwo munsi nibwo nje ku rusengero bamaye ijambo, ubundi sinavuga ngo numvwe. Nari wa muntu w'intabwa w'umukene, mba muri korari ndi umukene, na Jeff uri haruguru. Uhereye kuri uwo munsi Imana impa ijambo, ntangira kurota indirimbo. Buriya ukumubona uko nguko, njye nkunda kuririmba cyane, nkunda kuririmba, niwo muhamagaro wanje. Yesu nashimwe. Uhereye kuri uwo munsi rero ntangira kurota indirimbo, mpangira amakorari. Igihe kiragera mpanga n'izanjye bwite. 2019 nibwo nasohoye indirimbo ya mbere. Indirimbo ya mbere nyisohoye nabaga imuhanga hariya, nyisohoye abantu benshi bavuga ngo uriya si Patrick. Ntabwo ari we. Yesu ashimwe. Ariko nkubwira ngo Imana nikurengera, Imana nisohoza ibyo wavuganye nayo. Yesu nashimwe. Imana nisohoza ibyo yakubwiye byose. Hari abantu benshi bazasiganuza, bakwibazaho, bacekaceke, batekereza ibintu byinshi kuri wowe, ariko nibimenyekanisha bazemera. Igihe tuba cyageze rero 2020 sora indirimbo zindi ebyiri, ndimo ndihuta zibaye eshatu. Noneho ntangira kuririmba ahantu mu byumba nk'uko mureba uko bimeze uko. Wenda uyu munsi ho hari kamera, Imana yabikoze neza, kamera zaje. Ariko icyo gihe naririmbaga nta na kamera ihari, mu cyumba cy'amasengesho harimo abantu nk'icumi, bakama indirimbo nkaririmba kandi nkumva ndanezerewe cyane. Yesu nashimwe. Bitangirira aho ngaho, uyu munsi murabona ahantu bigeze. Nashimira Imana ko ari yabikoze, ntabwo njye wabikoze. Yesu nashimwe. Haleluya. Hanyuma ejo bundi 2022 Covid irangiyemo gakeya, nza imusanze bwa mbere, naje gusinya kwinda birambiwe. Naho Imana ihampera amasezerano, irambwa noneho haza umuhanuzi nawe w'umusore ariko ukuzemo, arambwa ngo Imana irambwiye ngo hitamo ngo icyo ntiwifuza kuzakora mu buzima bwawe, nta kindi no kuririmba nkamamara. Nibyo nihitiyemo, nta kindi no kuririmba nkamamara. None ngo ati basi se mu bahanzi bose mu Rwanda urifuza kumera nkande? Umuhanzi navuze si muvuze izina ariko arahari, kandi uwo muhanzi n'uyu munsi ni inshuti yanjye, n'umuterankunga wanjye, pasiteri waramuzi. Yesu nashimwe. Uwo muhanzi n'ubu ngubu Imana yamumpaye, imuma nk'umubyeyi wanjye, ndi umwana we, ni umujyanama wanjye, anyereka umurongo ngenderwaho, arafasha muri byose. Ndashimira Imana ko itagivugira kwikura ahantu. Kandi uwo muhanzi n'ubu ngubu muri iyi minsi dufitanye indirimbo tugiye gukorana. Ejo bundi kuri 7 tuzajya gukora video. Yesu nashimwe.
rero ibi mbibabwiriye iki? Niba hari icyo wavuganye n'Imana, rindira. Yesu nashimwe. Rindira, kuko Imana yakubwiye ntago ari Imana y'inkorabusa. Yayivuze bitekerejeho no kubikoreza bikora. Imana nayo amahoro nibahereze umugisha. Ndumva nasoje, murakoze cyane.